Inshakwa zawe zarapfutse ubusa zo mu batoya wazibwirwa niki emera ko wajegeye rero aka kanya byemera ko wajegeye ntabwo wajegeye yewe n'umushakaze yibonera bazakumena umugongo hasi hejuru mubaye iminyorogoto noneho uzaza akabaza ubunyorogoto bwe abuzanyorogoto bwe niko muri misere ngo uyu bari taza yafatiraho nawe afite igikombe cya zahabu afite ingunguru ya loto ngaho gerageza bari taza we sha dore ko wigenje bari taza uyu ari yagenze henshi kuri abo 400 afite ukaba 441 sha utamuvuna wa muri tura bari taza barigenje ariko azikora mu nda yakwenda umukora nawe hanga ariko yazikora mu nda azaza umwereke amwereke iki uyu ibyakoreye abandi babikore mishu atamuhitanye wangaye shugusa juguye hejuru kagaruka ndani turunwa akagwa mu mwobo akagwa muri kawo. The Daily News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with The Daily News Channel. Just one, just two, just three. The Daily News Channel. Ubungu turageze igihe rero cyo kugira ngo twiteze imbere dushaka kugira ngo dushake aba subscribers, dushake share, dushake na link, dushake na comment. Ubu rero turi kumwe na Mishu amakuru. Ni meza nishimiye kuza hano kuri Daily News Channel. Yes, thank you very much. Ariko tugiye kureba rero ikiganiro cya none turashaka kugira ngo nibuze turebe niba real. None nanjye ndavuga real Daily ni daily ariko ndiye shobora daily rego urashaje no kuwanga kubyemera ko ntabwo shaje ntabwo oya warashegeye wa murezi umuntu utazi kuvuga daily Daily News Channel ni ikibazo cyane ariko rero ntabwo gushaka mu bugore warashenye niba rero ubungu no kuba reka kuguserereza utaserereza nkahaguruka yewe ndagushakira uburyo bw'umugabo kubaye kuba Manhattan UK Nuba Manhattan yuki ndamushakira ubundi se umugabo ni ngombwa akuzikora muri Bibiliya byanditsemo ngo gushaka umugore ni byiza kurusha ngo ni byiza ariko kutamushaka ni byiza kurushaho no gushaka umugabo rero cyane ni byiza pe cyane gushaka umugabo no kumubura nabireze ariko gushaka umugore mu bina ninjye wa mbere wababuze umugabo nese ibyo byanditse gushaka umugore mu bina gushaka umugabo impamvu uri mu gushaka umugore mu bina impamvu ni iyi amagambo mabi urashimika nabi ugaragaza ko umugabo wagushaka nkanjye adafite amenyo ibyo bintu biragaragaza ko umugabo nkawe uri mubi si ukanyambye ubunani ni umugabo nta mugabo kurimo kanyambye kwimana mbabara utazagwa no ku bantu ubu njyewe komana kanyambye yangwaho pe kanyambwaho uririmbi ndagwa mwirimbi ariko sinakugwaho umushaka wiki niba uririmbi ndakugwaho ariko ndakubwiye uri mubi n'abaganda baravuga uri mubi kanyo uburyo nkunda ngo ndi mubi imbere ya kamera uri kuvuga ngo ndi mubi kandi iyo twiherereye kakate akakaza arika stupid takareka barafaka stupid bisobanura iki stupid uragasambo uri ingegera niko stupid bisobanura ariko emera ngushakira umugabo kuko urashaje umeze namaze kumera imvi kuno umaze gushenya kanyo uri kubona ashaje cyane ngari kubona nashaje koko inshakwa zawe zarapfutse ubusisukaye nese nshaka wazibonye ko nambaye n'umupira muremure dore ukuntu wigira umva abantu banje si muri kubona ukuntu nambaye umupira muremure kanyombye ari kumbwira ngo nshakwa yazibonye ubwo agiye kuvuga aho yaziboneye ubwo wazibonye turi mu buriri si mu buriri ubwo yaziboneye ngewe ndyamana nawe ntabwo naryamana n'inguge ndakabura inguge ryamana n'inguge ndye ufite amagambo mabi uri mubi iyo robese uvuge neza gushakira umugabo ndisubiye ndi gushaka umugabo usute apfa kuba afite ikofi niyo yaba asa nk'ingagi yo mu birunga yes apfa kuba afite ikofi n'akanyombya afite ikofi wamwemera bwana ni bwana so ubona akanyombya afite ikofi naba mbona ari zahabu ari akarabo yewana kamwe k'iroza gateretse ku meza ugeze ku meze nka Liza na Liza niko yambwiye nise kanyo washatse none Liza yankura he ntago yakubona se ubuse nariza ni mubi akuma akuziko kanyo abakobwa bose ufata bose bo muri social media ngo ni babi abo nafashe ku ngufu uzabaze Mutesi we wawundi waga kwa Mahumbe
ntabwo yigeze abona amufata ku ngufu. Hajya Mutesi nago muzi. Si wa wundi baba ari muri Miss, ngo ya ni Miss nyabaki. Nawe si mwiza ni mubi. Ariko se kuba ufata abantu bose ngo ni babi kandi Mutesi ari mwiza. N'amahumbezi ni mubi. Utibuka ngo asubize amaso. Ese Mahumbezi ni ndiri kuvuga. Mahumbezi yitwa Manuel. Ariko mu budari titekereza Mahumbezi se nuwahehe we. Wo ku Mahumbezi hano hafi ya Rura. Ariko ntabwo ashobora gutekereza ati subiza amaso inyuma menye ba grand frère menye abagore twabanye arabamamarije ni Kanyombya bura baramukopa niyo mpamvu Kanyombya baragukopa kandi wamuganye ni muri quartier yiwe ni quartier yiwabo araza akanywa amacupa bakamukopa Kanyombya ntabwo akomoneza abantu batagukopa niba baguhaye ifungo rizane turicaranye cyo bamamaza twicaranye batamaye ifungo abantu babi nibo mpiga ubu ndi guhiga abantu babi kubona Mahumbezi yarabanye na Mutesi bakabana neza bakanaryama bakaryamana bakasangira bakarya ibiryo byose mbwira ukuntu ashobora kwibagirwa Mutesi koko ni umugome inda mwibagiwe se Mahumbezi buriya se Manuel yigira ibiki yibagiwe ndese yibagiye Mutesi kandi barabana ariko bibaho none se reka nkubaza ariko nibyo ntago ariyo couple ya mbere waba uzi ko yaryamanye bakabikora baraza bagatandukana none se ntasaga zo mu batoya wazibwirwa niki emera ko wajegeye rero aka kanya bizemera ko wajegeye ntabwo wajegeye yewe n'umushakaze yibonera bazakumena umugongo akimbere nakenyuma akinyuma nagaki ishimye akimbere aka droite na gauche on the left on the right aka right na ka left ako ubundi muri barangura mukibirindura mukonyana mugacurika mugacurukura hasi hejuru ubaye iminyorogoto noneho uzaza akabaza ubunyorogoto bwe abuzanyorogoto bwe niko muri misere nyine njye udafite akagongo udafite urugongo rukomeye ntabwo byakunda uruki urugongo ukeneye kaguheka se urashize umugongo ukoye afite urugongo rukomeye ufite akagongo gato rero arapfuye ntabwo byakunda ni shuru wa mbere njye ndashaka umugabo ufite urugongo rukomeye rumeze neza umugabo ufite ikofi nashaka basa nk'inkende cyangwa inuzi ingagi urumva azanye kadeyi karimo amafaranga uretse ikofi ijyamo make azanye kadeyi nyine rega ikofi buriya tuyifatira muri rusange kuko ugiye gukunda ikofi wakunda abamasayi nibo bafite amakofi menshi anakomeye y'uruhu so nago ngiye nkunda ikofi ngiye nkunda ibintu biri mu ikofi aha urakagira Baritazari ibi ni ibiki Baritaza urabebuba dore umugore nguyu uzahura n'akazahura Baritaza ngo Baritaza urafite dore nawe arasaza nagashaje kuva je systeme za Baritazari nguyu nagashaje ubundi Baritazari iyo ngo urumva iyo nyine habaga ari kuzuba mu butayu harumye fresh urumva Baritazari yari afite systeme itakore urayizi nayo none wewe ngo uyu Baritaza yafatiraho nawe afite igikombe cya zahabu nyine Baritazari uzi systeme yakoreshaga nyine ari kwideburiye ibintu byanze afite ingunguru ya loto ngaho gerageza Baritazari we dore ko wigenje Baritaza uyu yagukura mu Baritazari ese ko utazi systeme Baritazari yakoreshaga yari yihe urayibuka yanyuma yari ukwiruka sawa lani nahi arabayu dore ko Baritazari ikiganiro urumva oya reka mbanze ngubwira ikiganiro cyatangiye ariko ndakubwira Baritazari cyatangiye se twe turi muri introduction kandi Baritazari ndi kumutaka imitako Baritazari yarari muri introduction kandi nibyo Baritazari yakoze ni ibintu ngo biri okay birireye ariko yagenze henshi kuri abo 400 afite ukaba 441 shaka ukamuvuna wamuritura Baritaza warigenze niba Baritazari arafunzwe agafungirwa bijya bibazo ariko kuri wowe yari dukumugongo Misho yavuga ngo yafunga ahubwo Misho ni wafunga ariko ngiye Baritazari wamuritura ko yishe umuntu reka nkubwire baguvuga ko wishe umuntu yarigenje kuri 400 rero none se ubwo muri abo bantu 400 muri abo bagore bose uri kubona ngiye Misho ninjye kaga ari njye kandare katuma apfa nakubwiye imbege tufite niba ari indobo Baritaza urapfuye Baritazari shokwa wayibonye ugiye amubo njye nibaza rwo nicaye ndibaza ngo Baritazari aje mu Rwanda koko hano muri Kigali ubona mumukeneze twamugukopa
Arega harimo babaritazari hano barimo babaritazari ahubwo ikibazo bo ntago bafite amakamera ntabo barimo mu Rwanda ntabo akosubukanya wowe ntago wigize babaritazari nuko ushaje ni no kuvuga ngo mukeneye baritazari na shabaritazari aje noneho hashya pe kugira ngo bigende nanjye ntiyaba ari njye usigara ngabo naba 400 n'uyu numwe nabivuze yemwe bavande do Kanyombya yakubereye baritazari uyu nguyu ako nakubwiye nakwitwa bose cyangwa Eric akakubera Eric se nanga nkitwa Kibogo Kibogo nawe ni hatari nakwitwa Kibogo ndakakora nawe Kibogo ari genje nawe yahezagiwe muri azazi arebe yagiye muri 400 Kibogo nataburika kare kogo musangaye yagaciro bagakonyeye ayiga cyatwari genje kare kanyo ari genje ariko kanyo uwe kuva wabaho urumva ukiri n'umusore ndabona ukiri umusore ndi kubitekereza ukiri umusore niwe wambyaye nago haryaga ko kabanuka ugacira inkweto uri umwana ubwo nacira amaraso uba byagenda gute warya umuntu nucira amaraso koko oya rukuntu ry'umwana urumva ariko niki kuki uvuze ngo ngewe nshaka gucira inkweto wabanziza naba nabanje ku nkweto gacira inkweto nango nabenza ku muto hari ukuntu ry'umwana ugacira inkweto ariko hari ahantu waryaga gukora werukanaga na Kanyombya gihari ko muhise murebana se duherukana mu bicu ubundi ngankorera iki se ngamarira iki cye kuva twararana hana kamfusha ubusa ntago nakongera kufusha ziyambaza baritazari ngi niko nakubwiye njewe turarana hana mfusha ubusa narangiza abyuke mu gitondo avuga ngaragiye narangiza ambwire ngo njewe ntago nakongera guhura nawe reka Jemura na uyobe ko Kanyombya yahise mwanga pe yubatse hari akantu nese nimba yubatse ukiyemeye tukajyana mu kazi tukararana mu cyumba hari akantu yisha amagara n'ubu kagiye Uganda yakisha amagara cy'umutima ejo ndi bari barwaye nta migeri nshaka ngewe kakandisa karagiye Uganda yakisha umutima yakisha urubozo niba aroga niba agira ati simbizi yakisha umutima yaramukubise se byagize ntabwo ari gukubita kugira umuntu ikigoryi nese mani rata ega rukuntu umugore yashaka kugira ikigoryi rero njyewe ntago namugize ikigoryi rata sibyo yaraje aza mu gakino ngo ari kunkunda hoye yaraje social media abaraje aravuze ngo mishinda gukunda ngo ibiki ngo nge kugushinga ngo cano yanjye ngo ibiki ngibiki ndabeshya urumva nzajya mvuga ukuri nta kintu mbamuye n'uwitwa Kanyombya Kanyo ni wewe wishe urukundo rwanjye nuriya muntu ewe muzakundane nako kari akagorya rega ni wowe wabyishe akantu k'akagoryi kadakunda vuba ngo gakunda umuntu kabimwereke ahubwo kakaba nk'akagoryi we ntabwo wabana akagoryi ndakwiye ahubwo kutamukubita warasinze wari kugakubita none se barakundanaga ariko niko kamukunda atangiye ntabwo namukundaga rata nigirira ngo adusohokane na Bakanyombya n'abandi bose adutemo ariko ntabwo ubwo ngo Bakanyombya bagufashije none Kanyombya kunakura arakura uziko Kanyombya yakuye sheri wanje Kanyo ntago wandiriyeho wareta agashaka kunyamura nkamwamura amabateri ariko jabura wareta agashaka kunyamura uriya wakwambura Liza yakwasa yakwica reka Liza ze kuza reka ze kuza turajya mu kiganiro umwanya Liza ndamubaze ukuntu umeze Liza ninde wakurira akakwambura ndakuriye Liza yakurya ahubwo vuga uti yari agiye kunyambura mwambura amabateri nta muntu wapfa waramutanzura mwambura nyine ukuntu bimeze Kanyombya rata ukuntu byagenze Kanyombya nawe agira umujinya vuba avoma hafi umuntu ati ndakwishimiye nigeze kubona nikoreye ijerekani y'amazi ngewe uvoma hafi Imana n'ukuri kw'Imana niba utazi Ikinyarwanda nawe abasaza abona inzu y'ibitabo ariko umusaza udatekereza neza ibitabo byarahiye baba barabimenye amazi cyangwa barabyiba ngewe ntabwo ndi bureri bureri ni ibiki bureri ni inzu y'ibitabo ndiri bureri library ego ragute yakumva se ko mbizi ndirabura twari se ngewe nese ugize ubona niga ngo library ndi inzu y'ibitabo ese ngewe niba nani inzu y'ibitabo wari wambona ntago babikubwiye ngo nakandagiye ibitabo ndi busheri none nakandagiye ibitabo ndanabihonyora nda ahantu bacururiza inyama ndi busheri
Undi libreri, ndi library, ngo library abazi kubivuga Kanyonge. Suzi kuvuga library. Suzi. Nyine ntuzi kuvuga library. Library. Yego erega wakutse namenye se ubundi ndakugorera iki. Gasome mpyisi. Gasome nzobye. Ahuna haya. Gusome mpyisi. Gasome nyeri. Nyeri se ndi muri piscine nangwa ndi muri uzi. Udatumanukana nkigurira. Umunyamujinya nakubwiye ni urashaka umugabo. Njyewe ndi gushakira umugabo. Oroha gushakira. Hata uyatuma ngumirwa. Mushakira umugabo. Nshakira umugabo wabansabiye bano bantu bari kutureba. Oroha ngushakira. Noroshyemo reka nifate vuba ngo abari hirya bari kutwumva muri kiganiro uvuga ngo biza akwiriye umugabo. Urareba ko atazagenda ngo azamera amahembe nangwa umere imisozi ku kibuno nangwa hano ariko ugomba umugabo pe. Uko ngenda mushakira witonze ariko ubundi sije kumushakira he. Witwa Gilbert arahari wapi abusa. Bosco urahari abusa. Oya pe oya shaka mutuzina twa Cedro twa Kenny uyasha nukuri kwimana nese uyibaze ba Jean Pierre ari kuvuga avuga neza cyangwa ba Habiyambere. Oya na Habiyambere nshaka Habiyambere Habiyakare yakaremye bashaka abo ngabo yakaremye se ni ibiki none vuguziga shaka baniri abantu washatse utuzina turiho ubu ngubu. Oya abo bagabo bari kwiyumva amazina yabo turi kwiyumva ngo dushaka bagumiwe ntabwo nagushakira ikiremba ariko reka mushakira bagumiwe. Mushakire mishu uwo bagushakira wese reka mushakire. Mbere na mbere kwanza nashaka abayitwa ngo nzamurerera iki Imana yamumereye apfa kuba afite ikofi. Icyo nicyo ngiye kimasi sibyo ibindi byo kuvuga amazina nashaka abayita Kiyorero cyangwa se nashaka abagabo nashaka abayitwa Induba. reka ngwire Induba bakeneye bakamira irungu. Njye mfa kuba nishakira amafaranga gusa. Willy Bororidi uramwemera? Willy Bororidi none Bororidi ni ubwa mbere. Berekimasi mishu uremera uwuhe? Uremera nde? Ndemera Kanyonge. Ngira umugore wa 10. Umuntu ushaka umuntu witwa Surafite benshi basi wa 10. Ngewe nagushobora. Umuntu ushaka bari tazarumva twagiye bakwiye bari tazari nta nundi. Ese kuki muri kubana mwese kakwiye bari tazari? Abanyine bihorere. Bari tazari yafunguye. Yahisaza mu Rwanda se? Ejo azara hariya. Niko se waretse ikiganiro tukagikomeza kwikiganiro y'icyanjye na misho. Hasigaye ngareba niba bari tazari. Turi bumurire umugabo. Nasabira bari tazari niba yafunguwe niba ahubwo ntabwo ari kumufunga. Mukanya nawe mikoro iramutunga. Umugore we twamwita gute? Bari tazari umugore we twamwita gute? Ni bari tazarine. Bari tazaria. Bari tazarinyo. Ego ko niyo nono akantu kinyo kariko kari. Oya ntabwo ni izina ry'abantu bo muri Brazil. N'abanyabrazil nibo bagira ayo mazina. Niba witwa Kanyongino na Bartazarino twakomeje umugabo buriya wanyemera ari bwandike muri comment avuga ati uriya mukobwa namwemera cyangwa se nta nubwo nanamwemera shyamo nimero apfa kuba ameze nka Bartazari gusa. Shiramo nimero yanjye yaramwe ahangaha mu kiganiro nimero shyamo kiganiro nimero yawe aruguza bameze nka Bartazari. Oya rata je nimero ngiye gushiramo naga ari nimero yuko ndi gushaka umugabo. Ntoye guteretereho abakene ntabwo mbashaka ko nanjye ndakennye nese wowe none se umuntu uruka afata uhitwa ibyo bintu bijya bibaho. Akushobora kwemera umukene mukajya inama y'ukuntu muzakira. Karakara. Oya reka ngubwire ihe nishaka imfi nimba shaje ayimini ni cyakomeze kuvuga ndashaje nimba ngiyewe nyenye ihene bayishakira imfizi isekurume je ndashaka inka bakashakira imfizi umuntu uzaba wiyaminiye afite amafaranga azambwira. Oya shyamo nimero 078 666 48 790. Nanjye ushingira rero 078 3 2 8 umushingira urenze bari tazari no muranga nako ndumukomisiyoneri erega ngo yewe ngazishyurwa y'ubukomisiyoneri ako mumisha bamutwaye ntiwababara Kanyoni. Ntabwo nababara na wamushobora yego isukirize ariko se bagiye kumeka yandiri bashaka kuririmbira bari tazari nta wamusimbura ariko wamusimbura gafoto Kanyoni ntawamushobora bamusimbura da ukabona asore barutwe ndari kureba ino foto nta wamusimbura
iyo ndirimbo urayizi Baritazari abantu mutari imbere ya kamera nako ayi nyine mutari hano kuri kamera musajya mwihishaho akabanyamakuru ubona ukuntu baturya mu mibare ntabwo turya mu mibare nese yajyaza hano twicarana ariko komereza aho ngaho ndashaka kugira ngo mutake ubu turicaranye uri muri ko mureba rata urabona tutegeranye niko reka mutakumva nawe wamusimbura kakari mu nakakurinde mbona ubaye nawamusimbura Baritazari nawamusimbura azamureza akura mureza yaciye agahigo cyane agahigo kanyuma magana ane agahigo kanyuma ni kuri wowe agahigo kanyuma ni kuri njye ni uzamuhitana ariko njye namuhitana ahubwo wowe namumaramo umwuka walaye aha bishu Baritazari arigenje utamumaze umwuka data yabarabyaye imbwa ndakura data yabarabyaye Misha imbwa afite ibigufu Misha cece ubu ubona bimeze gute ese ubona ntoroshye umwana wanyoye amata koko woroshye ahantu hamwe se woroshye hose yore hose aroroshye noroshye heza Baritazari nagwe ariko mu mutwe ndakomeza ukuntu nkomeza urutwe oya Baritazari ntabwo nuko wamubwira nabi ko nakubwiye ko uri umuntu mubi ntabwo uri mwiza ariko Baritazari aje undi umuntu mwiza akazana za exercises ya myitozo yakoze yitoje kuri mishota ataheba umugongo ndakakuroga Kanyo wari wasura Misha mu rugo reka ajya he njyayo nashoye Baritazari akabe ndakubwiye uyu ngo Baritazari ukacyukoze nagorwa mishuke ti Janet kabisa naruha ngo ngwiki ngo uri kubona ngo bimeze gute Baritazari ubu ni we nkeneye mwamutinzeho cyane amutinzeho kuko ni umukozi azi gukora ariko azikora mu nda yakora umukoranabuhanga ariko yazikora mu nda azaza umwereke amwereke iki uyu ibyakoreye abandi babikoreye Mishu atamuhitanye wangaye uwo magana ane kandi nawe yafite ibiro bike ibiro ni nk'ibyanjye yamusimbiza akamuturitsa akamujugunya hejuru uwo magana ane yagaruka uwo magana ane na rimwe yaba Misha ndakubwira reka nsubire yakugosora magana ane na rimwe ni njyewe hazagira umuntu ntanga kuri Baritazari afunze ndakubwiye yamugosora akamujugunya hejuru yagaruka akagwamo akagwa muri zero yanywa nyeri yagwa muri zero yagwa muri zero tegera kugwa muri zero nuba ngo zero imeze iki zero imeze iki ni nka turunwa ndakubwiye turunwa imiri inyenyeri ni ukugira ngo Baritazari ngo araje aramucugusa jugunye hejuru kagaruka ndani turunwa akagwa mu mwobo akagwa muri kawo bita kinoka out yagwa muri kinoko out niyo kawo ntabwo abyibuye yagwa muri kawo abandi bajya mu bitaro bakagwa muri koma ariko we yagwa muri kawo kinoko out muri kinoko out ukuntu bayandika bandika kinoko out kanya heti y'unuko kema out yagwa muri knockout ngo yagwamo cyagaze Imana imbabarire mwihore mbega bana mwihore neza abantu ngo Baritazari ibaze noneho ngari kushakira umugabo ubwo se nimba Baritazari none sibyo nyine banza wumve niwe nashaka kuki utamuvuze kuki wagiye naze kumuvuga cyane kugira ngo ataza kumenya ko noneho ari guhabura n'umugabo washaka ubwo ninde mugabo washaka aziko na Baritazari waciye agahigo yangwaho ugomba kuma komisiyo Baritazari nawe kama komisiyo ebyiri nazanga ushaka komisiyo yangahe kuri Misha Baritazari anyohereje nka miliyoni tuvuge ni amadolari 1000 Misha akama amadolari 500 kuko ni umunyafurikani kambaze njye gukora hari rinye mfite kambaze njye gukora n'inza ariko nawe atirara tuzamukosha uzaza n'inkwano Misha wamukosha gute bakubwira ati Misha ni umukobwa wawe ese ubundi Kanyo ndi umukobwa oya buretse Kanyo byamubaze Kanyo ufite wenda urugero umuhungu akantereta wabyemera akashaka akamutereta yewe data muri kawo ntabwo nagutereta rwose ahubwo uwo ni ugukwiriye uriya ni ugukwiriye muzaza ni wa umuhungu wawe umuhungu wa Kanyonja wawe mugari ya umuhungu yashobora ate yashobora akose kumutinyira wenda umuhungu rega umuhungu wawe wanadafite ubushobozi ngo umuntu atera ikirenge mu cyasi aho nashoboye yashobora nukuvuga ngo uriyizi inzira ndende Kanyombya se yari yabagira
ufite inzira ndende Kanyawe ugeze ugira abagore 400 ufite inzira ndende iyo nzira se yazayigenda akazayishobora ndambwira ntabwo niba kubwe tugiye mu urugendo rwananiye ntabwo abana bajya kuko ufite inzira ndende nanyura he ubu wamukosha rero gute $5,000 kandi komisiyo yanjye $1,000 yamishuza $500 nuvuga ngo nari abakosha bagako data bukwe wabyaye imisho nawe agomba kuba komisiyo nyirabukwe w'uwo mugabo agomba kuba komisiyo abaye ngahe ari amadolari 5,000 bayatwara yose waba yatwaye yose no Kanyo reka tureke Misho ajye Misho warya mugiye shangiye hano Great Hotel ariko ntiwigurishe oya ntabwo ngiye kwigurisha yigurisha nese ubundi wabona ikintu wangura biriya bintu mwita ngo kwigurisha urumva uri mu bwami bwawe ntabwo biriya bintu babyita kwigurisha n'udutike turi abahereza abantu ngo batahe cyangwa agashimwe oya ntabwo ari agashimwe baba bagushima se baba wakoze iki uba wakuye inka mu rwobo se wakoze ahubwo ikintu karaka kantu kamara urumva abasaza nibo bakita neza akabasaza ndanabikundira shaka nyo no kuri umukene mba naragukuza no gukennye pe bagita gute abasaza bakita ngo nagatiki unywa amazi mu nzira nimba ugiye kugwa mu uvuye kumuha happiness no kumubwira ngo bitese Misho shuma gushya mu bwanwa ngo hello hi oya mureke dusoze ngende no gushaka ahandi ukuntu bimeze reka tureke Misho ajye kuri Great akoze cyane ameze neza muri iyi minsi ntabwo twavuga abandi murakoze rata Kanyombya ararondogora kanyara kanijya kanyo ayiwe Yesu gakubita umunwa